Hi my people, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza turashima Imana. Nkuko mubimenyereye rero twagarutse kuri Miss Fanny Show. Nanone ndi kumwe na Kenta. Kenta umeze neza? Meze neza cyane. Wow, good. Ngameze neza Kenta, twongeye twagarutse mumaze kutumenyera muri cya kiganiro mukunda cyane cya challenge, tubazanye ibibazo tugasubiza, mbese nta tudaciye ku ruhande. Tubaye ikaze rero mwese, nizere ko mumeze neza n'abatameze neza mukomere cyane. Muri isi niko imera, ariko hamwe no gusenga muraza kumera neza. Kenta, witeguye se challenge y'uyu munsi? Cyane nabukereye. Okay. Kenta ngo yabikereye. Nanone ni ya challenge, ni cya kiganiro kigiye kuzajya gihoraho cya challenge cyo kubazanya utubazo. Nanone udupapuro turahari, ntimugire ngo tugiye kuvuga gutyo gusa tutateguye, turahari. Uyu munsi rero nanone ngiye guha Kenta. Kenta uko azajya mbere umushyitsi niko azajya abanza. Ako se ubundi cyane umushyitsi. Ariko kwanza narubwo Kenta ari umushyitsi. Kenta ni mu rugo ariko bagiye kuzajya aba ari ubanza. Icyumweru kigiye kurangira ari ubanza. Okay. Ari ikibazo. Nta kibazo. Ako rubanza nasuhuza abantu ko kwakira. Okay. Mwongeye kwirirwa inshuti zacu, abavandimwe, abantu dukunda cyane, mudukurikirana umunsi ku wundi, mudushyigikira kandi mukunda ibiganiro tubagezaho. Turabashimiye cyane kandi tubahaye ikaze, tubabwira tuti mubane natwe muri iki kiganiro. Ntabwo turi burambirane kandi twabateguriye ikiganiro cyiza cyane kidufasha kwihugura, mbese muri sumbivuge gute, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Okay, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yes. Mube tayari rero. Okay. Kenta n'ubundi umwanya ni wawe. Okay. Imana imfashe nsange kidakomeye. Oh my god. Yuhe. Ahisemo ikibazo cya mbere nicyo ngiye kumubaza. Ikibazo cyacu cy'uyu munsi kiragira kiti ni ibihe bintu bitatu utagomba gukora uri mu rukundo? Ayiwi. So ibintu bitatu koko numva ngiye kubibura ke urakinsubiriza. Uragerageza. Ibintu bitatu ntagomba gukora ndi mu rukundo. Ambo urukundo rero cyane bajya bavuga ngo nirindagira ry'ibitekerezo. Arona niba babivuga ko ari byo, ariko sometimes usanga none ari byo. Ikintu cya mbere mba numva ntagomba gukora cyane ndi mu rukundo, kugenda nyine nkakunda umuntu cyane nkamwimariramo ku buryo nshobora kubura na bwa bwenge bwo kuzagaruka inyuma. Kuko sometimes ari igihe wowe uri mu munyenga w'urukundo n'iki uzi ngo uwo muri kumwe nawe uko umukunda niko agukunda, kandi ugasanga uko wowe umukunda siko agukunda cyane. So ikosa rya mbere nshobora kubura nako gukora ni ugufata nyine ibitekerezo byanjye, umutima wanjye n'iki byose nkagenda nkabimurundaho. Iryo ni ikosa rya mbere nashobora gukora. Ikosa rya kabiri ko ndumva ndivuga ko ari Uragerageza ubwe bitatu ndakwizeye. Ayiwesha kwizera cyane. Okay, ikosa rya kabiri ntashobora gukora ndi mu rukundo ni ukujya mfata boyfriend wanjye nkirirwa muratira ba best friend banjye cyane. Bira bintu abakobwa nanabibabwire mu bicike ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza kubera ko ni ukuvuga ngo urabona hari nk'ukuntu wenda uba ufite abakobwa inshuti zawe, genda babandi uvuga ati bose si ko wenda wahora ubamwereka n'iki, ariko hari nka bane cyangwa batanu uba ufite nyine muvugana utuntu twinshi, noneho ugahora ubabwira yansohokanye, yanjyanye muri salo, yamerekeje biki n'ibiki. Urabizi ko izo defa abakobwa dukunda kuzigira. So hari igihe rero uba uzi ngo barakwishimiye, ariko ugasanga muri ba batatu harimo babiri bonyine bakwishimiye, abandi bameze gutya. So iryo naryo ni ikosa rya kabiri ntashobora gukora. Irindi rya gatatu, kumuhoza ku mastati, kumuhoza ku maprofile, mbese iryo naryo ni irindi kosa ntashobora gukora mu gihe ndi mu rukundo. Sinshobora icyo kintu kugikora. Ntawamenya hari igihe ushaka kuba uzi ngo nyine wowe ni ibintu byiza kuri wowe, ukumva ko abantu bose banezerewe, ukumva ko abantu bose bishimye, ukumva ni mbese simbizi, ariko ugasanga hari abantu nyine umva mbese urabipostinga bakumva ikirungura kigeze hano bashaka nko kuruka, babona buri munsi ko uyu nawe wajya nta kandi kaza kigira, wajya nta bindi byo gukora kigira. Yewe ibi nabyo bizapfa vuba, ugasanga amagambo mabi bari kwatura
inshuti yanjye birangiye ko binarangiye nabi kandi sometimes niwe wabigizemo uruhare. Ibyo ni byo bintu bitatu mba numva by'ingenzi ntashobora gukora mu gihe ndi mu rukundo ruri serious. Yes. Okay, Uranyuzwe ke? Okay. ndanyuzwe cyane. Byiza cyane. Ubu rero niwo ukurikiyeho Imana imfashe nsanga gikakaye kurusha icyo mpaye. Ariko wasana natoya koroye. Ko mbizi ko Imana inkunda. Okay. Ura ninjye yanga nari. Oya, twese iradukunda. Cyane gatoya. Okay. Icyo kibazo cyose. Okay, please. Okay, ikibazo cya kabiri kiriho kirabaza kiti ni ikihe kintu cyangwa inama wagira urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge? Ukuntu twabuze noneho Icyo kibazo kuko ntago okay, nta kuntu cyari kukugeraho. No, ni icyawe. Okay. kiri ikibazo. Kugira ngo ngisubize neza reka mbanze nkisomere. Ni ikihe kintu cyangwa inama wagira urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge? Yes. Okay, icya mbere numva naheraho wenda ntange nk'urugero ku bantu banywa inzoga. Hari umuntu usanga we cyangwa se hari umuntu twigeze kuganira, we arambwira ngo iyo agiye kuryama cyangwa se ni nk'itegeko ko buri munsi mbere y'uko ajya kuryama agomba kuba yanyweye inzoga. Ndamubaze se ntago bishoboka ko waryama utanyweye? Arambwira ati ntago nabishobora kuko nicyo kintu kimotiva, kima motivation yo gusinzira vuba nkigera ku buriri mitatsinzira. Ndambwira nti rero ngewe hari inama nakugira numva kandi uramutse uyigendeyeho yagufasha. Ndambwira nti buriya ibintu byose ni mu mutwe. Ikintu wisetinzemo ukavuga ati iki kintu sinzagishobora, nyine ubwonko bwawe buracyakira ko icyo kintu utagishobora, mbese icyo wimakaje. Ego. Ndambwira nti nge ntekereza ko niba wenda mu kazi ukora, nabanje kumubaza niba mu kazi akora biba byemewe ko yakora yanyweye. Arambwira ntabwo byemewe, nawe azifata mu masaha ya nimugoroba. Ndambwira nti rero nge ndatekereza niba byari byo byose mu kazi ukora ugira umunsi umwe wo kuruhuka mu cyumweru, wagerageza kuri wa munsi akaba ari bwo uzajya ugerageza byibura kugira ikintu ufata mu rwego rwo urumva we donc inzoga zari zaramugize addicted. Yumva ko nta kintu na kimwe yakora atashobora gusinzira atanyweye. Ariko inama namuhaye narambwiye nti wowe gerageza ujye unywa byibura rimwe mu cyumweru kuri wa munsi uruhukiraho. Arambwira ati okay, reka mbigerageze ndebe. Umunsi wa mbere arataha araryama abura ibitotsi nyine nkuko yabimbwiraga, nkuko abyisetinze cyane. Umunsi wa kabiri nabwo bigenda uko. Noneho umunsi wa gatatu ikintu ngo cyamutunguye nuko yasinziriye kuruta uruhinja. Nyine ahita nawe yumva ko ari ikintu yisetinzemo. Ibintu byose nyine tuba twarashyize mu bitwe yacu ukavuga ati iki kintu sinzagishobora, gerageza wumve ko ibintu byose ushoboye. Rero ndumva ariyo nama nagira buri muntu wese ufite ikintu cyerekeranye n'ikiyobyabwenge cyamugize addicted. Wikwishyiramo ko icyo kintu nukireka utari bubashe kubaho, hari ibyo utari bushobore gukora. Ibintu byose bisaba kugerageza. Ariko bajya bavuga ngo buriya inzoga nta nubwo buriya ngo ari ikiyobyabwenge gikomeye, ngo ahubwo ngo itabi ngo ryo ngo nimba bavuga ngo ryo ngo nta nubwo buriya ngo umunywi w'itabi ngo hatabayeho kuba yabona rehab ngo ntabwo ngo ashobora kurireka. Oya, birashoboka. Nkuko natangiye mbivuga, ibintu byose bipfira mu mutwe burya. Nka wa mugani bajya baca ngo umwana apfira mu iterura. Niba wowe ubwawe wamaze kwishyiramo ko ikintu utari bushobore kukireka, nyine mindset yawe ibintu washyizemo nibyo yakira. Ariko niba uvuze ati iki kintu kirambangamiye wenda ngiye kukireka, kuko hari n'umushuti wanjye yanywaga inzoga anywa n'itabi ku rwego rwo hejuru, ariko waravuga ati bitewe n'ingaruka byangezeho narabiretse, niyo nabona umuntu uri kunywa itabi ndamuhunga. Bivuze ngo rero ibintu byose wenda bitewe n'ingaruka yahuriyemo nazo ntagiye kuvugira kuri kamera, ntabwo byari bimunaniye ko avuga ati reka mbyirengagize nkomeze mu itabi. Ariko yaragerageje we ubwe
yiyumvisha ko ikintu cyose yagerageje agomba gushobora arabireka. byiza cyane, felicitation ku bantu bose, ku rubyiruko rwose rugerageza gutandukana n'ibiyobyabwenge. Ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye kugira ngo nyine ubireke ubone urabishoboye umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, icyumweru kirangire, mbese icya kabiri kize kirangire. Ariko ikintu cya mbere kibigufashamo buriya nabonye ke kibigufashamo ni ukuba watandukana n'inshuti ufite cyangwa ikigare ugenderamo, kuko nimba ubana n'abantu n'ubundi bakoresha za drug, byanga byakunda wowe ugafata choice yo kuvuga ngo ngiye guhagarika kunywa ibiyobyabwenge, ntabwo byashoboka ukiri kumwe n'aba bantu, ndakubwiza ukuri. Rero njye bitewe n'ukuntu nzi ukuntu bivuna kugira ngo uzabone uretse drug, uzabone uretse kunywa biriya biyobyabwenge bikunde icyumweru kirangiye 2-3, nzi kubera ukuntu nzi ukuntu bivuna, bisaba ngo ubanze urekane n'aba bantu bose bakwita amazina menshi, nayaryana mu matwi arakurya mu matwi, bakakwita idage, bamwe bakakuburuka, bamwe bakanakwanga. Ariko nibabikora uzahita wumva yuko ari inzira nziza, ahubwo bo bari kugufasha mu buryo batazi, bari kugufasha kugira ngo noneho ukomere, nyine ukomere, wumve yuko noneho ahubwo wowe ugiye kuba wowe wanyawe ubundi atari wowe. Nibyo nzi ku bantu bashaka kugerageza kureka drug. Yes. Urakoze. Noneho nawe iki kibazo koko, mbwira ibintu 3 basekura mu isekuru kandi biribwa. We 3 basekura mu isekuru kandi biribwa. Muze muri comment mubimbwire, bumwe murabizi we Jesus. Ariko ntabwo turi zakavukira Kigali na none da, hari ibyo twihukamo gakeya nubwo atari byose. Ariko ndikumva icyambere basekura mu isekuru ni isombe. Okay. Icya kabiri ni ubugari, ifu y'imyumbati, nyine imyumbati kuramo ubugari. Yego. Icya gatatu nkeka ko abantu benshi batanabizi, umuceri. Umuceri kugira ngo bifuse, umuceri bawusekura mu isekuru gute? Ntega amatwi wumva ahubwo nsagutembereza, no ufite byinshi byo kujya gusura mu ntara, ufite ibintu byinshi byo kwiga. Ni ukuvuga ngo neseke umuceri iyo bawusaruye urabona nyine ko uba ukiriho ibishishwa n'iki. Yego. Urabona abantu benshi bo mu ntara ntabwo nyine baba bafite ibyuma bisya umuceri. Yes, bawusekura mu isekura benshi, kandi ukaba umuceri mwiza utamenaguritse cyane. Yego wenda ntabwo umeze neza nk'uwo mu cyuma, ariko ni umuceri barawusekura neza. Kutavuga se ko basekura bakagera naho bavuga ngo ahangaha ngo nuwo ngo uyu muhini nuwo kuwukesha. Ibyo bintu mwebwe muze muri comment mubitubwire, hari ahantu muza mu makuru yuko umuceri bawusekura, kuko ndibaza niba, reka dufate nk'urugero rw'ubunyobwa, kugira ngo ubunyobwa bube ifu nuko buca mu byuma runaka cyangwa se babusekura, bakasekura bakanayungurura. Yego. Noneho niba ubunyobwa ubusekura bukabifu, umuceri wo ni gute uwusekura ntuhinduke ifu ahubwo ugakomeza ari umuceri? Byo kinde kubwira ufite byinshi byo kujya gusura. Umuhini bari wa wundi, uri kumva isekuru bari ya yindi, ariko buri Imana nyine ibifite ukuntu yaremye ibintu biri naturel, cyangwa se kuri ibintu byose bizagenda. Yasekuru ucishamo ubunyobwa bukabifu, ni nayo ucishamo umuceri kandi ukagenda. Cyakora aho bitandukanira nuko ho nta kayunguruzo bashyamo ngo bayungurure, oya bakoresha urutara. Uraruzi se? Utambwira ko utaruzi please, mumbarize kati ibibazo byinshi. Inkoko si yo rutara. Shaka ndi kugenda ngufata. Ndakuvuga ngo urabona hari inkoko hakaba n'urutara. Urutara ruba runini ku nkoko, uyikumva, ariko byose biba biteye kimwe. Byose bijya gutera kimwe kandi byanakora n'ibintu bimwe, ariko imbaraga urutara ruba rufite ntabwo ari izi nkoko ziba zifite. Inkoko ziroroha, urutara ruba rukomeye ari na runini, noneho urutara ushobora kugosoreraho ibintu byavamo yenda nk'ibiro 3-4, yenda n'urugero. Ni rwo akenshi bakunda gukoresha, cyangwa inkoko nayo nta kibazo.
noneho bakagosora bakagenda bagosora mpaka wa muceri ubaye umuceri mukawoza mugateka mukarya. Mumbwire niba ari ahantu mbese. Guys, ibibazo byacu rero by'uyu munsi byari ibi, ariko ku bibazo dutambukije aka kanya nawe niba hari igitekerezo bifiteho bitewe n'uko twabivuze, yaba ari ku bijyanye n'abantu babaswe n'ibiyobyabwenge, waza muri comment ugatanga igitekerezo cyawe, haba ari kuri iki kibazo cy'ibintu bitatu utagomba gukora nk'amakosa uri mu rukundo, nabyo uze muri comment uduhe ibitekerezo, tubwire uko nawe ubyumva, ndetse n'iki kintu cyo kuba umuceri usekurwa mu isekuru. Ko numva cyane gutunguye ke. Njye birantunguye, nari nzi ko ibintu bisekurwa mu isekuru ari ubunyobwa, imyumbati n'isombe. Yego. Ubwo rero niba n'umuceri usekurwa ndabimenye, muze muri comment namwe mugire icyo mutubwira, kansubize mugenzi wanyu umwanya. Okay, urakoze cyane ke. Reka tunashimire abantu bose badahwema kudukurikira, bagomeza kutubwira, turabakunda, mbese iyi challenge igihe mwakoze cyane cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, mugomeze mudukunde, mutwishimire, mudusharingire, mukore subscribe, ndetse no muri comment mujye muza muduhe ibitekerezo bitandukanye, mutubwire ni basi muzatukoreye kuri ibi nibi cyangwa se muhindure nibi, nabyo biremewe. Ibitekerezo byanyu nibyo duha agaciro. Ibiganiro rero byacu nakagaruka ke. Bye bye.